ikaze, reka nongere ngo ikaze wowe wakoze subscribe, wakanze kukazogera ku isoko y'ubworozi ndetse no kuri YouTube channel MIF Farm. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku kintu gikomeye, abantu benshi bakunze kwibazaho, bakibaza nuko gikorwa mu bworozi, icyo twita deworming mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se uburyo dukoresha kugira ngo tugabanye stress mu nkoko, muri dendo, muri uwa, cyangwa se mu bundi bwoko bw'ibiguruka waba woroye. Uyu munsi turagira ngo tubereke uburyo umuntu yikorera icyo twita probiotic, cyangwa se umuti udufasha muri deworming no mu kugira ngo tugabanye stress muri aya matungo yacu abarirwa mu bwoko bw'ibiguruka, aho tugiye kubereka ubwoko bw'ibimera tuvanga, ubwoko bw'ibimera dukoresha, ubwoko bw'ibimera dutunganya mu buryo busanzwe rwose, bwa bundi usanzwe uzi, arangiza tukakwereka uko uzajya ubikoresha mu rugo, ukabigaburira inkoko zawe, ukaba ukoze icyo twita deworming. Cyangwa se deworming ubundi ni uburyo bwo gusubiza amatungo yawe muri kondisiyo asanzwe arimo. Nk'urugero, ushobora kuba twari turi mu gihe cy'izuba, inkoko zawe cyangwa se dendo zawe cyangwa bwa bwoko bwawe bumaze kumenyera icyo gihe, tukagera mu gihe cy'imvura, ubukonje bukaba bwinshi, noneho ya matungo yawe akagabanya umusaruro w'amagi zaguhaga ku munsi, ukabona zirigunze bitewe n'uko zageze mu gihe cy'ubukonje cyangwa se cy'ubushyuhe. Umubiri wazo utangira kwiyadaputa kuri icyo gihe ugezemo, wa musaruro zaguhaga w'amagi cyangwa se w'inyama cyangwa se ibindi, ugasanga ntabwo uri kuwubona kubera icyo gihe cyahindaguritse. Rero ibyo kugira ngo ubyirinde, niyo mpamvu dukora uyu muti wo gukora icyo twita deworming. Uyu muti rero ni umuti dukora mu bimera bitandukanye, haza kugenda mubona ibimera bitandukanye: tungurusumu, tangawizi, umuravumba, umubirizi, urusenda, bya bintu mu by'ukuri usanzwe ubona, usanzwe uhura nabyo, bya bintu bidahenze. Ibyinshi ugenda hariya mu murima cyangwa se munsi y'urugo cyangwa hehe, ukabifata ukabitunganya neza, ukaba wabikoresha, bikagufasha kubaka ubudahangarwa mu matungo yawe. Uyu munsi rero nibyo tugiye kugira ngo tugarukeho, tubereke uko bikorwa, tubereke uburyo bitunganywa kuva mu ntangiriro kugeza bisoje. Reka twizere ko turakomeza kubana nawe, urebe iki kiganiro kirangire, nibwo nawe uba udufashije kugira ngo n'ubutaha tugire iyo courage, tuvuge tuti bya bintu abantu barabikunze, bya bintu byacu, tukagira iyo morale yo gukomeza kwigisha kugira ngo turebe ko twakubaka ubworozi buteye imbere kandi butagutwara ibintu byinshi kandi butagustressa. Rero reka dukomezanye na Teacher Fabien, musanzwe mumenyereye, ukunze kutugezaho ibiganiro byinshi. Dukomezanye nawe atwereka uko bikorwa n'ukuntu byose bigenda. Kurikirana ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, ukuremo byinshi kandi urakoze cyane. Nibyo, reka mbereke step by step y'uburyo twakora uno muti. Akaba ari umuti mwiza cyane, ukaba ukora nka egg booster, ukarinda stress mu nkoko ndetse ukagabanya na bwa bushyuhe cyangwa se bwa bukonje buhindagurika mu mubiri w'inkoko. Ibi muri kubona rero ni zimwe muri materiel turi bukenere.
turaza gukenera bimwe mu bimera byinshi bitandukanye. Abo tubana muri groupe yacu ya WhatsApp y'aborozi ibyinshi bamaze kubimenya. Kuri uyu munsi rero kambabwire bimwe mu bimera turaza gukoresha. Turaza gukeneramo ibikakarubamba nk'uko murimo murabibona hano. Dukeneremo itabi, amababi y'itabi rino risanzwe ry'ibikamba. Tuze gukeneramo amababi y'umwembe. Tuze gukeneramo amababi y'indurusu, indurusu yino ya kinyarwanda, apana ya kivuvu ya kinyarwanda. Tuze gukeneramo amapera, amababi y'amapera. Tuze gukeneramo na kino cyatsi gikunze kwitwa cyayicyayi, gikunzwe gushyirwa mu cyayi kikongera impumuro, bakita cyayicyayi. Turaza gukeneramo urusenda. Tuze gukeneramo indagarasaryo cyangwa se tuno turyi two mu kibara. Tuze gukeneramo imibirizi, dukeneremo imiravumba, dukeneremo na boberi. Boberi bino biti bakunze kugaburira amagweja, bakita boberi. Iki ngiki murimo murakibona hano. Ibi nibyo bimera tugiye kuba twakoresha mu gukora uno muti. Ngira ngo ubishoboye wahita ufata agakayi n'agakaramu ukandika ano mazina y'ibi bimera kugira ngo utazajya ubyitiranya n'ibindi. Twabibonye harimo n'amababi y'amapera, amababi y'ibikakarubamba, tugakeneramo cyayicyayi, tugakeneramo urusenda, tugakeneramo indagarasarya, tugakeneramo byose wagiye ubibona, wasubiza na video inyuma ukabireba. Reka dukomeze video. Iki twakurikizaho rero ni uko tugiye kuba twakoza bino bikakarubamba. Iyi process ufite kubikora mu buryo bubiri. Ufite kubikora ubisekuye, ababonye video y'umuti wa coccidiosis na respiratory disease babonye ukuntu twabikoze. Iyo utarabibonye muri description y'ino video wayisangamo. Ufite kubikora gutyo muri ubwo buryo, wabisekuye cyangwa se ukabikora ubitetse. Ubu ngubu rero metode tugiye gukoresha metode yo kubiteka. Icyo urakora rero uroza bino bimera byose twamaze kubonera hamwe, urabyoza ubihereza isuku kuko ntabwo wakoresha ibintu bifite imyanda. Murabizi ko mu bworozi ikintu cya mbere tugenderaho n'isuku iri muri ibyo bintu tugomba kubaha. Uraza kubyoza rero, nyuma yo ko buri kimwe uraza kucyoza ukuraho iriya myanda yagiyeho, n'ibyo ubona bisa neza nabyo ubutegetswe kubyoza kuko imyanda n'ubundi iri dangerous, akenshi ntabwo ukunze kuyibonesha amazi. Ifite kuba haragiyeho ng'umwanda wakomotse ku dusimba twagurukiyeho, imvura yaguyeho ifitemo uburozi, ni byinshi bituma tuyoza. Turaza kuyoza rero yose, tuyoza tuyishyira mu isafuriya. Amazi nubona amaze kuba yahindura isura urayakuraho uyamene, ufata andi mazi mashya wongera ushyiremo kugira ngo making sure ko ibintu byo gukora bifite isuku. Na rino tabi ryacu uraza kuryoza neza kuko buri kimwe hano ukoreshejemo umwanda urumvaho, kugira ngo ujye kuvura wajya kongera imbaraga z'ubukana bw'uburwayi zino ko zawe zifite. Ikindi hari abantu benshi mukunze kujya mubaza ngo ese tuzakoresha resho ingana ite, cyangwa se ingano tuzadukoresha ingano ya buri kimwe mo hano ingana ite. Aha ngaha ndagira ngo ubwire ngo uzakoresha ingano ugendeye ku bwici bw'inkoko uzaba uri gukorera, kuko ntabwo waba uri gukorera inkoko 20 ngo ukoreshe ingano ngiyo umuntu uri gukorera inkoko 200, 1000, 2000. Ngibi murimo murabona wabikoresha ku buryo urashyiramo amazi atari menshi kandi atari na makeya. Icyo ugomba kumekinga sure ni ukumenya ngo buri kimera cyose twavuze wagikoresheje. Yewe utagikoresheje aha ntabwo ibintu aba ari intambara. Icyo kitabonetse kuri uno munsi wo makinga sure ko ubutaha uzagikoresha. Ngubutse ko ino miti twavuze y'ibimera akenshi tuyikoresha turinda, ntabwo dukora tuvura amatungo arangije kurwara.
ngiyi ndimo ndayikorera inkoko zitarwaye kugira ngo nkomeze nongere prevention is better than cure, ngo kurinda biruta kwivuza. Niyo mpamvu ino miti tuyikora mbere y'uko amatungo yacu agera igihe cyo kuba yarwara, tukayarinda ko ubwo burwayi bwahagera. Ikizakurikiraho rero nyuma yo koza biriya bintu uzabishyira mu isafuriya yawe imeze neza, ushyiremo amazi atari menshi nk'uko ubonye ukuntu twabikoze, nurangiza upfundikire utereke ku ziko ubicanire. Uzabicanira hagati y'iminota 10 na 15. Uzabicanira ku buryo bizabira bikatura, amazi akatura. Ibyo byose gusa muragumya mubikurikire mubireba hano uko turabikora intambwe ku yindi kugeza ku musozo. Ugira ikibazo cyangwa se ngiyindi ndwara yawe ufite ukunze kugira mu bufamu yawe, waca muri komenti ukatwandikira tukazahita tugukorera umuti wayo, cyangwa se ugatuca muri description y'ino video ukaba wajoininga group yacu y'aborozi, aho duhora tugirana inama z'uko wakitwara mu bworozi bwawe. Ibyiza bwo gukoresha uno muti w'ibimera ni byinshi cyane ku buryo utanabirondora ngo bivemo, kuko byongera ubudahangarwa bw'inkoko, bikarinda ya ndwara twavugaga ku nkoko zitera. Noneho umuti turimo turakora, abantu mufite inkoko zitera, hari igihe kigera ugasanga inkoko zawe zasubiye inyuma pe ku magi zisanzwe zitera ku munsi. Iyo zateraga amagi 150 ku munsi, ugasanga zirimo ziratera amagi 120. Icyo gihe wakoze uno muti wawe ukazihereza, nyuma y'iminsi 2 guhera utangiye kubizihereza, za nkoko zawe zisubira kuri ya range yazo y'amagi 150 akanarenga. Si wowe uzabikore, nyuma uze kunyomoza hano. Uno muti twawitana egg booster kuko uwongera umusaruro ku nkoko zitanga amagi. Nyuma yuko umuti wacu rero hano umaze gushya, murimo murabibona ko tukuye ku ziko, murabona ko urimo uracumba n'umwotsi. Ngwibutsa ko za materiel zose twavuze ugomba kuba zikoresheje. Mbere yuko dukuramo ano mazi twabanje tunyuzamo igiti kugira ngo amazi gagiye muri gano mababi nyirizina akamukemo. Ukibikura ku ziko rero kizakora uzasuka no mazi mu kintu wateguye, haba indobo, isafuriya yindi cyangwa ikindi kintu runaka. Ukimara kuyakuramo uzayapfundikira kugira ngo areke gutakaza umwuka, kuko atakaje umwuka aba arimo kugenderamo kalori cyangwa se energy ziva muri uno muti. Ugomba kuba upfundikiye hagati y'iminota 10 na 20 kugira ngo uno mwuka nawo ugumemo hano muri ano mazi, bareke gutakaza bwa budahangarwa twari dukeneyemo. Tayari ahangaha ni ukuvuga ngo wa muti wacu twari dukeneye twarimo dukora tukurifunisha. Ahangaha twaba turawurangije rwose. Hano ikiba gisigaye ni ukuba wafata uno muti wawe ukawufungura mu mazi. Noneho ntabwo uhereza inkoko zawe ungana gutya, icyo ukora urawufungura. Wamara kuwufungura ukabona ugahereza inkoko zawe mu dukoresho zisanzwe zinyweramo. Ufite kuba ufite drinka, wafata wa muti wawe ukongera mwandi mazi makeya ugashyira muri drinka, ubundi ugahereza inkoko zawe zikawunywa. Aha uyu muti noneho ntabwo ufata ya nkoko ngo uyiterekemo. Ibyo byo gufata inkoko ngo urayitereka mu muti keretse urawo waguza muri farumasi. Naho uyu nguyu twikoreye w'ibimera uwushyira mu mazi zinywa zikanywa. Za nkoko zawe noneho zigahita ziba hehe no kongera guhura n'ibintu by'ibicurane, hehe no kongera guhura n'ubushyuhe bw'inkoko zawe ngo inkoko ngo zashyuhiranye. Hari ukuntu winjira mu kiraro cy'inkoko ukumva harashyuhiranye. Buri icyo gihe mu nkoko zawe ubundi mu mubiri mw'imbere ibirimo gushya. Uno muti rero icyo ukora, uraza ukarwanya ubwo bushyuhe bw'akarande, ikarwanya bwa bukonje, inkoko yawe ukayirinda stress. Ku nkoko zitera amagi noneho ya nkoko yasubiye inyuma ku mugi itera, ahangaha uba ukoze icyitwa egg booster. Amagi irongera igasubira ku murongo igatera. Iyo yateraga buri munsi kongera igatera uko yateraga mbere. Uno muti rero urayishyira muri drinka yawe zinywe. Ahangaha ukaba wuzuye neza cyane rwose, inkoko zawe zikaba zatangira kunywa nta kibazo. Nkuko murimo murabibona hano iwanjye inkoko zanjye zitangiye kunywa
nta kibazo rwose. Impamvu zitari kunywa neza nuko wari ukigishyushye, mwabibonaga ko wari ugishyushye, ariko murabona ko nyuma y'uko uhoze zirimo zirawunywa kandi zifite apeti. Wakibaza ati ese kubera iki noneho we akoresheje ibase yazihereye umuti mu ibase? Reka nkubwire ngo nshuti yanjye, impamvu utekereje gutyo nuko uri umunyeshuri nkaba tica, ni nayo mpamvu nawe mbise ngufasha ndabyibaza. Ariko impamvu nigisha abantu benshi, hari mwe mwatangiye ubworozi, hari abantu bakiri bashya batari bagera igihe cyo gutangira, ni ukugira ngo mbereke ko noneho nabo mu bushobozi bwabo bashobora kuba batangira. Naho dirinka zo murayibona hano nsanzwe nyifite, abasanzwe bakurikira ino channel musanzwe muzibona akenshi njya nyikoresha, ni ukugira ngo tumutive na wa muntu utari watangira yumve ko bishoboka kuba yatangira ku bushobozi afite. Dufasha abantu babitangiye, tugafasha n'abantu bifuza kubyinjiramo. Niyo mpamvu tuba twagerageje gukoresha udukoresho dusanzwe, ngo murabona ko umuntu utari wabona ubushobozi bwo kugura dirinka yakoresha ibase, utarabona ubushobozi bwo kugura uturiro yakoresha ibijerekani cyangwa se agakoresha uturiro two mu mbaho, byose biremewe. Tinyuka, amakuru umaze kugira ngira ngo arahagije. Ubu ngubu watangira noneho ugakora ubworozi bwawe, ugashora aho abandi twashoye, nawe ugatinya ugashora yawe. Hano mu bworozi nta guhomba kuri yo, ni ukunguka gusa. Icyo usabwa we ni ugukurikiza inama tubahereza. Reka ngushimire rero wowe wakurikiye ino video kuva itangiye kugeza igeze aha ku musozo. Ngwibutsa ko yewe utari wakora subscribe, subiraho rwose, isubireho, yikoreho rwose, ntacyo bihungabanya, ntacyo biguhombye. Hari igitekerezo, inama ukeneye, nka video runaka ukeneye ko twaza gukoreraho, ca muri comment wandikemo icyo ushaka, turaza kugusubiza. Ikindi, wowe utari muri groupe yacu ya WhatsApp y'aborozi, link ya groupe uraza kuyisanga muri description y'ino video, kugira ngo wisange hamwe n'abandi borozi aho duhurira tukaganira n'aborozi, bakatubaza ibibazo byose bashaka, bakaganira n'abandi borozi bagasangizanya experience, bagahana ibyororo. Mugire ibihe byiza rero, ciao ciao.